twarimo tureba ibintu bidakorwa ibwami, biravuga ngo ntimwishuke, kubera ko hari ibintu bitagira ibwami, hari ibintu bidakorwa n'abana b'Imana, hari ibintu bidakorwa n'abafite ubwami muri bo, hari ibintu bidakorwa n'abayoborwa n'umwami Imana cyangwa se umwami wacu Yesu Kristo. Twarebye rero bimwe muri byinshi icyo Bibiliya yabivuzeho, ntabwo ndibugarukeho cyane, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nk'uko Bibiliya ivuga uragomba kwitwararika. Umuturage wo mu bwami hari uburyo agenda, hari uburyo akora, hari uburyo abayemo, hari uburyo nambara, hari uburyo anarya, hari uburyo ananywa, hari uburyo anavuga, kuko hari uburyo ubwami bwacu bumeze, kandi ubwami bwacu buri muri twebwe. Ubwami bwa Yesu buri muri twebwe imbere. Yesu ari muri twebwe, natwe turi muri we. Yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, mwebwe muri amashami, data ni nyirawo uwuvomerera. Imana ishimwe cyane, turi muri Kristo Yesu, duturanye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka wera. Rero hari uburyo tugenda, umwana w'ibwami hari uburyo yitwararika, hari uburyo avuga. Njye ninda kuri aya magambo cyane, kuko nzi neza yuko muri iyi si hari byinshi bidukurura, hari byinshi bitubuza amahoro, hari byinshi bidutandukanya n'umwami. Paulo yabivuze neza, aravuga ngo mbese niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ukuba mu kaga, ni ukubabazwa, ni intambara, ni amakuba. Kubera urukundo data dukunda, hari uburyo twagombye kwitwara. Rero twarimo tureba ibintu bitagira ibwami, ni ukwitwararika. Bene data nshuti z'umusaraba, twavuze ko buri gihugu kigira amategeko akigenga, n'itegeko nshinga rikigenga. Nta gihugu kibaho kidafite amategeko, cyaba gifite desordre. Rero no mu ijuru cyangwa se ubwami bw'Imana bufite amategeko abugenga. Turi muri iyi si, turi mu ntambara, turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, ariko Yobu yavuze ariko muri byose Kristo aratuneshereza. Nimuhumure, Yesu yaratsinze. Nimuhumure, umwami Yesu yanesheje isi. Yigeze kubwira abigishwa barabwira ati ibyo mbababwiriye kugira ngo mu isi mugire umubabaro, ariko muhumure, nanesheje isi. Kristo Yesu yanesheje isi, Imana ihabwa icyubahiro. Rero muri bwa bwami bwacu tugiye kureba intambwe ushobora gutera, cyangwa se intambwe umuntu atera akirukanwa ibwami cyangwa se akava mu bwami. Iyo ntambwe rero cyangwa se izo ntambwe tuzarebaho, uyu munsi turareba kuri imwe. Izo ntambwe tuzarebaho uragomba kwitwararika, kuko uramutse uyiteye ushobora kwirukanwa mu bwami. Turasoma igice cya 3 cy'igitabo cy'Itangiriro, umurongo wa 1. Aravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba, zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye kuri iki giti cyo muri iyi ngobyi, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byose muri iyi ngobyi twemererwa kubirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izo Imana yatubujije iti ntimuzazirye, ntimuzakoreho mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Imana nidufashe cyane. Nyuma y'uko turimo cyangwa se tuganira ku bintu bitandukanye by'ubwami, reka mbabwire hano ngo hari intambwe utera iyo ushaka kwirukanwa, cyangwa se iyo urimo uva ibwami. Aba ni Adamu na Eva. Imana yabaremye mu ishusho yayo. Bibiliya yaratubwiye, Itangira igice cya 1 umurongo wa 26, tuvuga cyane kuko ufite byinshi usobanuye mu buzima bw'umukristo. Ufite byinshi, uramurongo ufite byinshi usobanuye mu buzima bw'umwana w'umuntu, haba mu buzima bw'umuryango, haba mu buzima bw'umukristo muri rusange. Kubera ko Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho nk'iyacu, atware, ategeke. Ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Ishusho y'Imana, Imana yishyira muri bo, cyangwa se ubumana bwayo buremwa mu muntu. Imana imuhumekera mu mwuka w'ubugingo, aba umuntu muzima. Uyu muntu aremwe mu ishusho y'Imana. Twigeze kubivuga, turavuga ngo ubutware ntitubuheshwa nuko turi abantu, tubuheshwa nuko twaremwe mu ishusho y'Imana. Icyo Satani yakoze muri Edeni ni ugukura ubutware cyangwa se gukura ishusho y'Imana mu bantu. Ariko icyo Yesu Kristo yaje gukora, Adamu wa mbere yazanye urupfu, Adamu wa kabiri azana ubugingo. Icyo Kristo Yesu yaje gukora ni ukugarura ubutware twari twarabuze, akongera kuduhesha
uburenganzira bwacu, isura y'Imana ikagaruka, akunga abana na se abari batandukanye kubera icyaha, tukongera kubona uburenganzira bwo kongera guhura na data, tukongera kubana n'Imana muri Kristo Yesu. Imana iturebeye muri Yesu ikatwita abakiranutsi. Imana nishimwe cyane. Hanyuma rero Adamu na Eva bakoze icyaha gikomeye, barya ku giti Imana yari yababujije. Intambwe ya mbere tugiye kuvugaho niyo guhindura ukuri, gucurika ukuri. Intambwe yo gucurika ukuri, mu bwami hari ikintu Satani akora, abantu bakaba bacurika ukuri. Ahangaha ngo n'inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Inzoka yarushaga uburiganya, reka manze mvuge ku buriganya. Yari ifite uburiganya bwinshi cyane. Umva ikibazo yabajije umugore, yaramubwiye ngo ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Hari uburyo ushobora kubazamo umuntu akinyuramo. Rero iyi nzoka nawe ikibazo yakoresheje cyatumye Eva yinyuramo. Ubundi hari ibintu utakagombye gutindaho. Ntuzatindane na Satani mugirana ibiganiro, kuko ni umuriganya, afite byinshi yakubeshyamo. Ntuzagerageze kugirana nawe ibiganiro nko muri negosiya muvugana ibintu bitandukanye. Kandi murabizi hari uburyo imitekerereze yacu yihuta cyane, kumva urimo uranegosiya n'ibitanegosi n'icyo utagomba kunegoshiyetinga nacyo. Satani nta mpamvu yo kugirana nawe ibiganiro. Ubu icyo Eva yari gukora ku ntambwe ya mbere kugira ngo abashe kuguma ibwami, yari guhita avuga ngo no, ntago negoshiyetinga n'umwanzi, ntago negoshiyetinga na Satani. Hari icyo Imana yambwiye, wiza kumpa ayandi makuru, wishaka kuko yaramubajije nk'umutasi. Inzoka yari imubajije nk'umutasi, mbese Imana yarababwiye ngo igiti cyose cyo muri iyi ngobyi ntimwemererwa kurya imbuto zacyo? Ese koko niko Imana yari yababwiye? Imana yarababwiye ngo igiti cyose cyo muri iyi ngobyi mwemererwa kukirya ukuye, ibabuza kimwe. Ariko Satani aje kubaza, aravuga ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Arashaka ikiro, aricyo bita ivumburamatsiko mu barimu barabizi. Arashaka Eva aze kumuha amakuru amugerere no ku cy'Imana yari yarababujije. Ni umuriganya. Natangira ku giti Imana yababujije, Eva araza kugira ati harimo uburiganya, ariko atangiriye kure kandi acuritse ukuri. Rero intambwe ya mbere yo kwirukanwa ibwami cyangwa se yo kutubaha amabwiriza y'ibwami ni ugucurika ukuri. Ese koko Imana yaravuze ngo igiti cyose cyo muri ngobyi ntimuzaryeho? Ntabwo ari uko yavuze. Yaravuze ngo ibiti byose mwemererwa kubirya uko igiti kimwe gusa kimenyesha icyiza n'ikibi. Bene data, inshuti z'umusaraba, hari uburyo dufite umuriganya mu buzima bwacu. Mu kazi ushobora guhura n'umuriganya, mu rugo wahura n'umuriganya, muri bizinesi wahura n'umuriganya, kubera ko afite amayeri menshi. Niko Bibiliya ivuga ngo ni umunyamayeri menshi, afite uburiganya bwinshi. Ashobora kuza mu buryo butandukanye, yaza kubaza ikibazo nk'icyacuritse ukuri, kandi ntumenye ko acuritse ukuri. Ese koko dufate nk'urugero nk'itegeko rya mbere Imana yabwiye Abisirayeli ati ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa, ntukagire izindi mana mu maso yawe. Tekereza ashaka kubwira ati ese koko Imana yaravuze ngo imana zose nayo irimo ntimukazisenge, ntimukaziteho. Imana zose nayo irimo. Urumva yongeyemo akandi kantu. Birasaba ngo uze kwisobanura rero, umubwira turumva hoya yaratubwiye imana zose tugomba kuzirinda, tugasenga yo yonyine cyangwa se tukaramya yo yonyine. Agahita yurira akakubwira ati reka yarakubeshye. Yarizi ko nujya hana ukishakira izindi mana ugakora ibi n'ibi, hari ibintu uzagenda wungukirayo. Nujya kuraguza hari ibyo uzabona, ibintu nk'ibyo nyine bitandukanye. Akagucurika, yaje acuritse ukuri, ntiwamenye neza, akagushyizeho umutego. Cyangwa se akakubwira ati se abana, Imana yarabwiye ngo ubahe so na nyoko kugira ngo byose ubyubahe, ibyo byose bakubwira kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Hanyuma ukamubwira ati urumva yarabitubwiye twese nibwo tuzaramira mu gihugu Uwiteka Imana. Yarababekeye, mugomba uburenganzira bwanyu, mugomba kugira gutya, mugomba kugira gutya. Ababyeyi bazabategeka ibi n'ibi, bazagutegeka uko wambara, bazagutegeka uko ugenda, bazagutegeka uko uvuga, bazagutegeka uko wicara, bazagutegeka n'aho ujya. Ibintu byo gusaba impushya byo kugira gute bizakugora. Niyo mpamvu Imana yakubujije, nuko arizi ko hari amahirwe nubatoroka, nugira gute, nutabumvira, nugenda hari akanashizemo.
acuritse ukuri. Rero ndagira ngo mbabwire ngo intambwe ya mbere yo kwirukanwa ibwami ni ugucurika ukuri. Nta kintu Satani ashobora kukwicisha atakigusanganye. Imigozi kuzirika yose, iguhambira yose arayigusangana. Nimba ukunda kwivugira, ntazajya kure y'ururimi rwawe ngo akwicire ubuzima n'ubugingo. Nimba ukunda ibirori, ntazajya kure y'ibirori ngo akwicire ubuzima n'ubugingo. Nimba ukunda kwiga, ntazajya kure y'amashuri. Ni ukuvuga ngo akwicisha icyo agusanganye. Umugozi ufite ni wakuzirikisha. Hano rero hari ikintu Imana yavuganye na Adamu na Eva, kandi Satani yaracyumvise. Icyo ngicyo nicyo Satani aje kuririraho. Ntari buze atanga andi makuru, oya, ayahari niyo ari bukoreshe. Harya bavuze ko ntacyo uzageraho, uzi ko ntacyo uzageraho burya. Harya imyaka 40 ngaho iyo ugeze urabona uzashaka umugabo. Ni ukuri pe, nkurikije imyaka yawe ntacyo wageraho. Ibintu nk'ibyo ngibyo, afite amayeri menshi. Nujya ujya kuvuga, ujya ubanza uvuge ngo nta mayeri arimo, ku buryo hari ukuri kugoramye. Naba nkoze muri ibi biganiro byanjye, ese nta mayeri ari muri aka kazi ku buryo hari ukuri kugoramye muri aka kazi? Nta mayeri ari muri iyi bizinesi ku buryo hari ukuri kugorama muri iyi bizinesi? Ese nta mayeri shefu wanjye akoresheje ku buryo hari ukuri kugoramye gucuritse? Ese nta mayeri umufasha wanjye tubana akoze ku buryo nta kintu gicuritse kirimo? So noneho ibyo bizagufasha kugenda uvumbura amayeri y'umwanzi. Reka nk'uyu urugero, umuhungu bita Yosefu yageze kwa Potifari amuhereza ibintu byose, ariko asiga umugore. Buriya icyo Satani yakoze ni ukugera kwa Yosefu akamubwira ati, ese koko ibintu byose barabikwimye ndetse n'umugore? Byose pe, Potifari yarabikwimye byose kuko acurika ukuri. Hanyuma Yosefu aramubwira ati, byose yarabimpaye, ukuye umugore we. Hatuzi impamvu yakwimye umugore we, nuko nuramuka uryamanye n'umugore we uzaba umuntu ukomeye muri uru rugo, uzatwara. Potifari naba adahari ntacyo azaba avuze muri uru rugo. Urabizi ko uri umunyagano, urabizi ko ntacyo uvuze muri Egiputa, urabizi ko uri zeru, ariko nuryamana n'uyu mugore. Donc niyo mpamvu yamukwimye. Noneho Yosefu yashobora kuvuga ati, ariko uzi ko ari byo koko, nindyamana n'uyu mugore ibintu bizagenda neza, ubuzima buzakomeza nk'uko nubaturiganya. Ariko aramubwira ati, no, ntabwo yakoze nk'ibyo Eva yakoze. Iwe yaravuze ati, no, ibintu byose ndabyemererwa, ibyo databuje yandagije ndabizi, ukuye umugore we wenyine, kandi sinshobora gukora ikosa nk'iryo. Ariko Eva we ngo tuzabireba ejo ku ntambwe ya kabiri, kuko abanza kugukundisha ikintu. Buriya icyo Yosefu yahunze guhunga uriya mugore, yashoboraga kumutinda mu maso, mu kanya akabona ni mwiza, mu kanya akabona atiye neza, mu kanya akabona ni w'igikundiro, n'uwo kwifuzwa, bigatuma akora icyaha. Yahise ahungisha amaguru. Mu ntambwe ya kabiri rero habamo ko gukundisha ikintu kugira ngo ubone gukora icyaha. Nimba kuriganije mu buzima bwawe, akakuriganya mu kazi ukora, haragomba iyindi ntambwe. Intambwe ya mbere twabonye ko acurika ukuri. Urabona wajya mu kazi, ariko ugiye mu kazi ntabwo byoroshye. Baravuze harya ngo ni ngombwa gukiranuka mu bintu byose, ariko hari agakata kari muri aka kazi ushobora gukora kugira ngo bakaguhe, ushobora kwinjiramo, ariko nta nicyo bitwaye, wakajyamo wanabikoze, kandi ubuzima bugakomeza kwitungira abana n'umuryango. Aho harimo ukuri kuko bibujijwe, ariko arabicuritse. Aravuga ati, nubwo bibujijwe ariko niko sisiteme yubatse. Ndagira ngo mbabwire ngo gucurika ukuri byakwirukanisha muri Edeni, byatuma uva mu bwami. Abantu mu buryo tubayeho hari amayeri menshi acuritse ukuri abantu badasobanukirwa neza. Umuntu arakubeshya kuko yacuritse ukuri, ahubwo ariko nidefandaga. Umuntu uramuguriza agacurika ukuri, akakwambura, akavuga ati, ariko kamemo frema nawe ntugakabye, yarayanjye. Umuntu mbese uburyo buteye ubwoba, amayeri y'amayoberane. No mu itorero ujye ubanza urebe, nta kuri gucuritse muri ibi bintu pasiteri ansabye, umuyobozi w'itorero ansabye, gahunda, kuko hari byinshi Satani yagiye acurika ukuri. Nimugira gutya, dore ko Bibiliya ivuga no ku bwa Yesu amusanga mu butayu, burya acuritse ukuri. Acurika ukuri, aramuga ati, handitswe ngo nusimbuka ukagwa hari izategeka abamarayika bakuramire udakubita ibirenge ku ibuye. Siko Bibiliya ivuga koko, ariko Yesu ngo amenye ko harimo agatego, harimo amayoberane, acuritse ikintu, ahita amubwira ngo oya, si ngombwa ko
kugerageza Uwiteka Imana yawe, kuko gusimbuka ni igiki kigusimbukishije? Hari abakwirukansa, hari ikibazo wageze, ni igiki gitumye usimbuka kugira ngo bakuramire udakubita ibirenge ku ibuye? Ni igiki? Kuko Satani arabizi neza yuko niwe wapfa gusimbuka nta mpamvu, kandi warimo aramusaba gusimbuka nta mpamvu. Yesu ngo abirebe aravuga ati harimo agatego, turaziranye, ndakuzi ntujya uvuga ibintu utatezemo imitego, ndakuzi ntujya uvuga ibintu hatarimo amayeri, ndakuzi neza, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Hatuye iri buye nurihindura umutsima nturi burye n'iyo nzara igashira. Yesu aramubwira atumva, ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka. Birashoboka ko Yesu yahindura uyu mutsima, ariko kubera icyo arihindura? Kuko Satani abimutegetse. Kuko Satani abimutegetse, arimo umutego rero wo kutumva Imana no gusuzugura Uwiteka Imana. Mwene data rero, ndagira ngo nkwibutse yuko mu bintu byose ukora ujye ureba nimba nta kuri bacuritsemo, umwanzi atacuritsemo ukuri. Yageze kwa Yobu aramubwira ati, Yobu, ese koko ibintu byose ntiwemererwa kubitunga? Ni ngombwa amashyi agende, ni ngombwa inka zigende, ni ngombwa abana bawe bapfe, ubu ntabwo wemererwa gutunga bino bintu? Yobu amenya ko hari mu mutego, ko yari yamusabye ibintu bye birapfa. Rero kubitekerezaho no kuvuga ariko byari byanjye, abana banjye kuki batwaye Imana, inka zanjye kuki uzitwaye, araza kugwa mu mutego wo kwiheba no kwivovotera Imana. Aho harimo agatego. Hanyuma rero Yobu ngo abyumve, ahita amubwira ati, umva rero nkubwire, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ubundi ko ntazanye abana, sinzana inka, sinzana indogobe, sinzana imitungo, ubundi kuki nakivovotera Uwiteka? Uwiteka ko ari wabimpaye, ko babyishubije bize kuba intambara. Yahise amenya neza yuko umwanzi we yamuteze umutego. Ndagira ngo nkwifurize muri iki gitondo kumenya neza aho imitego yawe iteze. Ashobora kunyura mu nshuti, ashobora kunyura mu bavandimwe, ashobora kunyura mbese akavuga ati, koko Imana yaravuze ngo ibiti byose ntiwemererwa kubirya, kandi ikintu kigushuka kikwangiriza, wenda tuzabivuga hejuru, ni akantu gatoya muri byinshi Imana yaguhaye. Dawidi, Imana yigeze mu gatari ko Dawidi, naguhaye abagore bose b'igihugu, nguha ibintu byose, kuki wariganije ugafata umugore wa Uriya ukica umugabo we ugatwara umugore we? Kandi abagore bose wabemererwa. Hari abagore benshi ibintu byose yemererwaga kubirya, ariko umugore umwe amukoresha icyaha, harimo uburiganya. Uriya mugore arasa neza, hari ukuntu babigenza nawe babona uri umwami, harimo uburiganya. Mwene data rero, uburiganya bwirukanishije Adamu na Eva muri Edeni. Gucurika ukuri byavanye Adamu na Eva mu bwami. Uyu munsi wige kugendana n'Imana, ufindura amayeri yose y'umwanzi, kandi ujye gukiranuka muri byose. Ntucurike ukuri, ukuri ni ukuri. Kuri ntiguhishwa, kuri ntigutinda, ahubwo kuba kugerageza kugira ngo kuzatsinde ikinyoma. Gerageza rero nawe uhangane n'ikinyoma cy'umwanzi n'uburiganya bwe. Uhagarare mu kuri, mu itorero uhagarare mu kuri, mu kazi uhagarare mu kuri, bizinesi uhagarare mu kuri, kuko ndabizi ko nyuma y'ukuri hari imbaraga zidasanzwe. Imana ibaha umugisha kandi muguhahe muronke. Shalom shalom.